Turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tugusaba gukanda subscribe, ukanda subscribe utarabikora kugira ngo ubone ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mutangiye mubibona kuri screen zanyu, turabararikira kandi gutegura ibirori byanyu, ubukwe, anniversaire, bridal shower, graduation, gutera ivi n'ibindi byose aho ngaho muri Finest View Park ni hariya ku Irebero Gikondo, inyuma gato yo kwa Rujugiro ku kapa 583. Ari nako baha serivisi za apartment, bar, ibyumba n'ibindi byose na jardin nziza cyane, aho uba witegeye umujyi wa Kigali wose kuko view yaho nakataraboneka nk'uko nyine mwumva izina Finest View Park. Ntabwo rero muri Nzuri Business Group Limited twabibagiwe, kubera yuko nk'uko mubimenyereye tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni muri urwo rwego twaje kubereka inzu y'agatangaza nk'iyi ngiyi, kadastre nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko, ahantu muri quartier nziza cyane ahazwi nko kwa Mushimire kandi kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini cyane byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3 zihagije, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine iri moderne, kitchen modern kitchen ikagira cuisine iri moderne nk'uko muri kubibona, American kitchen. Ni inzu nziza cyane ifite ibyumba 4 nk'uko nabibabwiye, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stoke yayo, ndetse ikagira parking nini ihagije, ifite na tente y'imodoka, ikagira na jardin. Iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ari nako kandi ikoze neza cyane kubera ko iri no mu kibanza kinini cyane, yubakishije amatafari ahiye nk'uko mbibabwiye, ifite clôture ya ruriba nk'uko muri kubireba, ikaba iri kuri kaburimbo nabyo ngira ngo muri kubibona. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu kandi iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 450 hafi 500, ngira ngo kaburimbo nayo murayireba. Mudacikanywe rero n'ibiciro, mugira ngo amatsiko ubu ngubu ni menshi, nyaboneka muravuga mutinze hagaza ngahe. Ariko kandi mbibutse yuko iyi nzu ifite na annex yayo igizwe n'icyo twakwita nk'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, stoke yacyo, ndetse ikagira douche na toilette nanone byo hanze, n'ahantu heza ho kwanika imyenda. Iyi nzu yubatse mu buryo bugezweho kubera ko ifite imiyoboro ya internet, ifite ya televiziyo, ntabwo ari bya bintu uzahondagura inkuta umanura antene ugira gute, no, ibintu byose birateganyijwe. Iyi nzu rero mu by'ukuri ikindi nabibutsa nuko muri ibyo byumba 4 byayo, nuko buri cyumba cyose kigiye kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Iyo rero ni cuisine yayo bakomeza babereka, murabona ko ifite cuisine nziza cyane. Nabicishije rero amatsiko, iyi nzu nababwira yuko ishaka miliyoni 110, miliyoni 110 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Nushaka kubyita ibihumbi 110 by'amadolari, ariko biri negociable, no kuba biganirwaho. Hanyuma waba wayishimye ugahamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenya muri benshi, murazibona no kuri screen zanyu, arizo 07 88 48 67 97 cyangwa se 07 81 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, mushobora kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu nyubako hariya ya Centenary House, dukora muri etage yayo ya 2, ukizamuka muri esanseri ukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Facebook page, Twitter, Instagram, hose n'ubundi ni Nzuri Market. Sura kandi website yacu ariyo www.nzuri.rw. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe wowe utarabikora, ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe bajye babona ibyiza byose tubagezaho.
ari nako twongera kubibutsa kugana Finest View Park ari kwirebera rwose, mwaduhamagara n'ubundi kuri izo nimero za Nzuri tukahabayobora. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.